y'amahanga yaje ahiganwa ku magare. Come on, come see over the hills of Africa, bicycle riding, everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Ihuje amahanga. Watu kutoka nchi mbalimbali wamekutana kwa nchi moja Rwanda. Sogea barabarani uone kwa macho yako. N'abahungu b'iwacu baje n'abakobwa b'iwacu babukereye. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Ihuje amahanga. Isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu rikorera mu mucyo ritarimo amahugu. Abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye, basiganwa banareba ubwiza bwabwo, bahaba bareba ibirori nyabyo. Muri Afurika no hirya iyo ikurikiranwa kuri interinete na za televiziyo, rigamije guteza imbere iryo siganwa mu Rwanda no ku isi. Abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi.
bahurira mu gihugu cyatubyaye basiganwa banareba ubwiza bwabwo bahaba bareba ibirori nyabyo muri afurika no hirya iyo ikurikiranwa kuri interinete na za televiziyo igamije guteza imbere iryo siganwa mu rwanda no ku isi abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye Everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino w'amagare. Irushanwa Tour du Rwanda. Tour du vélo. Tour du Rwanda. Tour du vélo. Abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Wamekutana kwa inchi moja Rwanda, sogea barabarani uone kwa macho yako. N'abahungu b'iwacu baje n'abakobwa b'iwacu babukereye. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. Umukino w'amagare. Irushanwa Tour du Rwanda. rikorera mu mucyo ritarimo amahugu abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye basiganwa banareba ubwiza bwabwo bahaba bareba ibirori nyabyo muri afurika no hirya iyo ikurikiranwa kuri interinete na za televiziyo igamije guteza imbere iryo siganwa mu rwanda no ku isi abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye
indirimbo za muri baje champion wa Israel, champion w'igihugu cya Israel, n'umunya-Israel akaba ari rero utwaye etape ya kabiri ya Tour du Rwanda 2024 Itamar. Everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino w'amagare. Irushanwa Tour du Rwanda. Abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Muzizi Deje wa Tour du Rwanda akaba n'ubundi ari kumwe na Product Development Analyst kuva muri RDB Claudine Rubavumya bakaba bagiye kuduhembera uwo musore wayonye rero Claudine akaba agiye muhereza iyo mayo ifungure neza cyane umwenda w'umuhondo arawukwiye kubera niwe uyoboye abandi muri risiganwa kugeza amagingo aya akaba rero yambitswe umwenda mwiza cyane wa Visit Rwanda. Visit Rwanda rero mwe mwese banyaruguru mutuye ngaha dutembere igihugu cyacu dutembere u Rwanda. So mumfashe rero tuze gukoma amashyi batagira ngo ntitwishimiye intsinzi ye. One more time amashyi kuri uyu munya-Israel Itamar Einhorn. Byibuze ayo ngayo Abari we wahanyuze ari imbere Munyaneza Didier ari gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda National Team. And of course with SP dushimira cyane rero SP itwambikiye Munyaneza Mbappe utsinda umwambaro mwiza cyane wa SP rero igufitiye essence nziza cyane igufitiye gaze ku giciro kiri hasi. Ari umunsi wagenze neza kuri wowe wegukanye igihembo cya sprinter w'umunsi wabifashe gute uyu munsi? Ni ibintu byiza of course kuko urumva byari muri gahunda ya equipe kandi ibintu byose twapanze twe nka national team byagenze neza ndetse no gukurikiza amabwiriza y'umutoza kuko niyo mpamvu mu birometero bya nyuma ntashatse kwivuna kugira ngo ntaza gutibi yari yo nuva ko yari gahunda kuva za Muhanga muyoboye kugera mu Ruhango n'Inyanza ndetse n'ihuye ariko ku munota wa nyuma ntimwisange mu bambere. Nuva ngo byashobokaga ariko ntabwo dushaka gufata risk yo gutakaza ibihe kuko uyu munsi ya stage ya mbere yari stage yo kubanza kureba ese amakipe ameze ute bihagaze bite so cyane nk'abakinnyi bacu b'abagisi bamuhoza Eric Mazabaye n'abakinnyi bagombaga kwitonda cyane nta crash nta no gutakaza ibihe kuko haracyari stage yiri umugisi hari ibintu byinshi ugomba kwitwararika noneho tukaba dufite favor stage tugomba kugerageza ko twafata amayoje nshasi tugatsinda niyo etape. Abanyarwanda bitega iki noneho kuri stage yo ku munsi w'ejo izahagurukira Huye mwerekeza Rusizi? Stage ziragoranye kuko twese turimo turahangana gusa ikintu bakwitega uyu mwaka national team dufite equipe nziza dukorera hamwe kumvikana ibintu byose biri kuri gahunda dufite no gutsinda twabona etape ndetse no kwikarasa mu myanya myiza ariko gahunda nyamukuru nyuma y'ejo niyo ntego yacu kandi birashoboka cyane mu gihe twaba turi gukora nkuko bikwiriye. Icyo wabwira abanyarwanda noneho n'icyizero baha birashoboka ko stage imwe mu zisigaye zirindwi yaboneka murabasaba iki muri rusange? Urabona dufite stage nkuko bivuze hasigaye stage 6 zirindwi nuvuga ngo kandi munemo amakipe 20 nuvuga ngo hamaze gutsinda amakipe abiri ubwo hasigaye amakipe 18 atarabona stage ubwo rero why not kukimwa 18 tutavamo mu bagomba gutwara mu stage niyo gahunda kandi iyo bitakunda tugomba kwikarasa neza byanze bikunze. Navuga ko ibihembo bitangwa mu kuri etape irangiye ubonyemo igihembo ubutse muri Tour du Rwanda navuga ko arashize hafi umwaka wowe igihe uragejeje no kuba waba umutoza imitiki gufata icyo gihe cyase gukina guke mu banyarwanda ntibigaragaza ko ashobora kuba harimo gap muri barumuna bawe mwari kumwe cyangwa se umwana ntago kuba nabireka nkaba nahindura biterwa n'umubiri ni ukuvuga ngo njyewe ubundi yakesha umukuri kwanjye nkora igare kubera icyo ndikuramo of course kuko mfite umuryango ikindi kandi icyambere aba ari intego
no kumenya impamvu urimo ibyo bintu. Njye nkora igare kubera njye mbere na mbere, icya kabiri ngakora igare kugira ngo mfashe igihugu cyanjye kugira ngo tubashe kwitwara neza. So igihe cyose naba nkenewe hari icyo nakora mba ngomba kugikora. Si ukuvuga ko barumuna banjye ari ukuvuga ko batimprovinga, bari improving, ahubwo njye ni impano yanjye, ntabwo ari ibintu biva kure nanjye, nyine ni ibintu biba bikurimo kandi no gukurikiza gahunda z'umutoza bikabigufasha ku updating umubiri neza. Gusa icyo nababwira cyo buno no stop, nta nubwo nzi imyaka iri imbere nzanyonga kuko maze kubona ko nkwiye kuba mbirimo kuko nibyo byanjye. Sasa murakoze.